nanone hakaba hari n'umugore wakumva ko umugabo yamuciye inyuma kubyakira bikagorana. yego Ariko hari n'umugabo wakumva ko yenda yagiye akaguca inyuma ukaba wabyihanganira. yego Ahanini rero biterwa n'uko umuntu muba mubanye cyangwa se ukuntu urukundo rwanyu ruba rumeze. Njye nuko rero ndi kubyumva. ubwo muri make biterwa mbega n'urukundo mufitanye n'uburyo mubanye mu rugo cyangwa se n'umubano mufitanye. n'umubano mufitanye. Uko mwabana kose nta mugabo wemera, nta mugabo ubabarira we ku iyo ngingo. Abantu benshi barabizi bubatse ingo, wenda n'abakuru batubwira wenda nabo uko babyumva ku ruhare rwabo. Njye ariko ku ruhare rwanjye uko mbyumva, ari umuntu uramutse unkunda, ntago wamubwira ngo wamuciye inyuma cyangwa se ngo ufite umwana ngo abure kutakubabarira. yego Ariko nyine ari wa wundi nanone utagukunda, wahita ubimubwira ukorosora wabyukaga. Njye nuko rero mbyumva, aramutse agukunda mwabana, aramutse nanone atagukunda mwatandukana. Hari igihe ufite kwibaza ngo wenda ese namuciye inyuma nkabimubwira cyangwa se we yanciye inyuma nkabimubwira, wenda yanyica cyangwa se yankorera ikindi kintu kibi. Kafite noneho no kubigukorera nuko kumuciye inyuma utamuciye inyuma. Ubundi iyo umuntu afite gahunda yo kubaka, mubasha kugirana inama, mukungurana ibitekerezo. Ariko nanone iyo ari wa muntu uba ushaka kuguca inyuma buri gihe nta mwanya guha. bakunzi bacu badukurikirana uko bwije n'uko bukeye, turabakunda kandi turabishimira. Imana ijye ibaha umugisha. Uyu munsi wa none rero twishimiye kubana n'abatumirwa. Ndagira ngo muri aka kanya batwibwire ndetse bibwire n'abadukurikiye bose muri rusange. Ni karibu. Amazina yanjye nitwa Nayituriki Bonne Chance. Yego. Amazina yanjye nitwa Mutuyimana Jacqueline. Bonne Chance na Jacqueline, urumva bose ni amazina aganisha ku mahirwe. Uyu munsi rero tubazaniye insanganyamatsiko cyangwa ikiganiro tugira ngo tuganireho, kivuga ndetse kinibaza ni ikibazo: ese uramutse uciye inyuma uwo mwashakanye wabimubwira? Turagira ngo twakire bano batumirwa bacu, bafite uko babyumva ndetse bafite n'uko babitekereza. Ni karibu kuri iki kiganiro. Ku ruhare rwanjye njyewe uko mbyumva, bitewe n'uko naba mbana nawe, umubano twaba dufitanye cyangwa se urukundo twaba dufitanye, ahanini njyewe naramuciye inyuma cyangwa se wakanca inyuma, bikaba byiza ko havamo umwe akabivuga, njye nabasha kumubabarira. Sinzi we wenda niba yambabarira, ariko njye ahanini ku ruhare rwanjye naba nabimubwiye, nkumva uko abivuga. Ariko njye ku ruhare rwanjye narabikoze, nabimubwira, nanjye nkaruhuka, umutima ukabohoka. Mugenzi wanjye wenda nawe afite uko abyumva, nawe yatubwira. Yewe uko mbyumva reka ntago nabyemera. Ntabwo wabyemera? Ntago nabimubwira. Kubera icyo utabimubwira? Impamvu ituma nabimubwira, yagira ntago umva ni kwa kundi ingo zihita zishya, umwe akaba yakubita icyuma undi akaba yakujya mu mugozi akiyahura. Ahubwo muri make nabigiceceka tukabana gutya ntawe ubizi, nyine akazabyimenyera wenda ku giti cye abikuye ahandi, ariko njye ntabyo mubwiye. Ko byari bigeze ku rwego rurerure. Bonne Chance atubwiye ko we yabimubwira. Ese Bonne Chance, reka nkubaze, ubimubwiye bikarangira mutandukanye, ubwo wabyishimira cyangwa ikiza nawe wakunga mu bya Jackie ukipowera ukituriza ukagumya ukabimuhisha ukabiryamaho, kuko ntabwo byabura ingaruka. Kubimubwira bigira ingaruka, sibyo? Nabwo ugasanga no kutabimubwira bifite izindi ngaruka, kuko uhora wikeka ati ubu ntiyabimenye. Reka rero Bonne Chance aracyabitekerezaho, ubimubwiye ejo rugasenyuka. Njye rero bitewe nyine nuko naba mbyumva cyangwa se ko yaba byumva, hari igihe wenda mfite kumubwira ukuri kwanjye nkasanga we noneho yarakoze ibirenze ibyo naba narakoze. Wenda harimo urukundo cyangwa se akaba harimo umubano udasanzwe. Abantu benshi barabizi bubatse ingo, wenda n'abakuru batubwira wenda nabo uko babyumva ku ruhare rwabo. Njye ariko ku ruhare rwanjye uko mbyumva, ari umuntu uramutse unkunda, ntago wamubwira ngo wamuciye inyuma cyangwa se ngo ufite umwana ngo abure kutakubabarira. Yego. Ariko nyine ari wa wundi nanone utagukunda, wahita ubimubwira ukorosora wabyukaga.
njye nuko rero mbyumva aramutse agukunda mwabana, aramutse nanone atagukunda mwatandukana. Nanone hari n'igihe mufite no gutandukana hatarabayemo n'izo mbogamizi zo kuba mwaracanye inyuma, yego hakazamo izindi ku ruhande mukaba mwatandukana. Ariko noneho uramutse wenda umubwiye ko wamuciye inyuma cyangwa se wayaguciye inyuma, ukabasha kumubabarira cyangwa se nawe akakubabarira bitewe n'uko mwaba mubanye, yego nta mbogamizi ndende zazamo, yakubabarira kandi bikagenda neza, kuko waba umuhaye ukuri kwawe nawe akaza kuguha ukuri kwe. yego icyo nunze kuri yavuze ngo yarabikoze nawe warabikoze. Umugabo icyo yakora cyose nta kosa agira. na Bibiliya irabivuga ko nta kosa ry'umugabo. Ashobora gusambana, njyewe nanjye nkasambana ariko yamfata yakubwira ngo nasambanye, niyo yabikora icyo igihumbi ushobora akakugwa gitumo akakumenagura kandi wavuyeyo ako kanya avuyeyo. Rero niyo mpamvu kuvuga ngo umugabo yakubabarira ntiyakubabarira, ariko banza yakubabarira umva nyine kamaze mubwire, yego yakubabarira bitewe n'uko mwaba mubanye. Hari igihe we waba wamuciye inyuma kandi ugasanga wenda hanze afite wenda nk'abana barenga nka 3, 4 cyangwa 5 barabyaye hanze. noneho wowe ndi kukubwira rero kuko afite niyo yabagira hanze ntago yakubabarira, niyo yabagira hanze nakosagira we yari gufatana we nakosagira. yewe nkeka ko abagabo bafuha cyane kurusha abagore. Oya nibyo, none se reka nkubwire impamvu. Umugore ashaka kwihangana akarera abana bamuzaniye, sibyo? Akaba azi ko umugabo we abana na runaka, ubuzima bukagira ute bugakomeza, inshingano z'urugo akazubahiriza, akita kuri ba bana yazanye aho nabiwe, ubuzima bugakomeza. Ariko umugabo yagufata umunsi umwe wonyine, kandi ubusanzwe asanzwe aguca inyuma, uranabizi. Ariko biraramutse bibaye bikubayeho kandi wowe ubizi kabikora, umva akakurakarira kugera ku rwego rwo kuvuga ati va hano ugende. Ye numva abagabo bafuha cyane. Ku rugero rwa hafi reka nze mubwire cyangwa se mbe nagusubizaho gatoya. Yego nakubwiye ahanini mu byo natangiranye mvuga biterwa n'ukuntu umuntu mubanye. Nyine hari umugabo uba witonda cyangwa se biterwa nuko umuntu mugize ute mubanye. Bura hari ikintu gishobora kukwereka umuntu mubanye. Ego nk'iyo ngingo ushaka kukwereka umuntu mubanye. Ariko nanone ahanini mbe nagusubiza. Yego urabizi ko abantu bose tudateye kimwe. Hari umugabo uba waguca inyuma ariko hari n'umugore uba waguca inyuma. Ni ibintu bibiri biba bitandukanye. Hari umugabo wakwitonda akihanganira amafuti y'umugore we bitewe se n'ubuzima yabayemo cyangwa se na society yabayemo, akaba yabyihanganira. Nanone hakaba hari n'umugore wakumva ko umugabo yamuciye inyuma kubyakira bikagorana. Ariko hari n'umugabo wakumva ko yenda yagiye akaguca inyuma ukaba wabyihanganira. Ahanini rero biterwa nuko umuntu mubanye cyangwa se ukuntu urukundo rwanyu ruba rumeze. Nje nuko rero ndi kubyumva. Ubwo muri make biterwa mbega n'urukundo mufitanye n'uburyo mubanye mu rugo. N'umubano mufitanye. Mwabana kose nta mugabo wemera, nta mugabo ubabarira we kwiyo ngingo. Nanjye uko mbitekereza. Nta mugabo ubabarira. N'abagabo bake babyihangana. Kugira ngo umugabo ubwire umugabo ati hano harimo abana 2 batari abawe. Nuguhita kurangira ni kwa kundi wumva umuntu ngo yagiye mu mugozi ngo yishe umugore wajyana n'umugore ngo nawe ariyahura n'abana bose batwikira. Ku rugero rwa hafi wenda ikindi kintu naza kukubwiraho. Hari umugore wari ufite abana 3. Yego bose atari abo mugabo. Aragenda abwira umugabo ati rero aba bana bose kubabona sabawe n'ubwo barera sabawe. Umugabo wenda bitewe nuko yamukundaga cyese nuko umugore yamwitwaraga we yaremeye arabyakira. Ariko nanone hari umugore utabibwira ngo abyakire. Ni nkuko nanone hari umugabo utabibwira ngo apfe kubyakira. Ubwo rero ni ibintu bitandukanye. Ubundi ahanini biterwa n'umubano mufitanye, ese nuwuhe, ese urukundo rwanyu rushingiye kuki cyangwa se rwaba rugamije iki. Hari uwo wabibwira no kukwica akaba yakwica cyangwa se akaba n'uwo naho mu mugozi wenda yajyamo. Ariko hari n'uwo wabibwira yego kubyakira biba bigoye cyane kubera ko aba ari ikintu kiba kigize gute kimutunguriyeho.
ariko nyine afite kubyakira ku ruhare rwe, akakwereka ko abyakiye cyangwa se iryo kosa warikoze akaryakira, ariko nanone ku mutima we atajyakiye, wenda afite ikindi kintu yakagombye gukora. Asanga na ba bana bakuyemo arabisha ariko ariko rero ahanini ukuri kwenda kwazamo nuko waba wabimubwiye muri wowe ukumva ko nta mbogamizi ufite mu mutima wawe, wenda uko yaza kubyakira nawe ukaza gutuza ukabyemera. ari igihe nyine uba usanga ugahita urutwikira rimwe ukarusenyera rimwe. Aho nanone rero kuvuga ngo urarutwikira rimwe cyangwa se urasenyera, n'ubundi ntago ruba rugabwe rwubatse, ruba rwarasenyutse. Ntabwo ruba rwubatse, ubundi ruba rwarasenyutse. Kuko reka nkubwire impamvu rwaba rwarasenyutse. Ntago wenda waba warabanye n'umuntu imyaka 10 cyangwa se 15, ngakubwira ati wenda naguciye inyuma rimwe ryonyine, ngwita umubwira ngo turangizanye ibyacu birangire. Iyo ari umuntu mwabanye yariyakeye n'abariyakeye, ubasha kumubabarira ukabyumva. Iryo rimwe rivamo inshuro nyinshi. Yabwirwa n'iki? Nabwira umugabo ngo nabikoze rimwe, yabwirwa n'iki se nyine kudasanzwe ubikora. Urumva ibyo bintu bibaho birashoboka. Ubundi rero kuntu bimeze bitewe nuko muba mubanye, abakubona cyangwa se nawe umubona, hari ikintu muri wowe kiba cyarahindutseho cyangwa se muri we hakagira ikintu gihindukamo. Abazi uko umeze cyangwa se nuko agutwara ababizi. Rero ntago wamuca inyuma rimwe mu bwego nawuciye inyuma, ntago byahwana n'umuntu ugabwe ubikora. Ibintu biba bitandukanye kandi n'imibereho y'abantu ibitandukanye nawe ababireba. Sari umugabo ujya gusambana se akaza n'ubundi mu rugo agakomeza agakora inshingano ze, nupfe kuba warabuka akagwahira ikisheri akajya gusohokana, kandi weekend ishize hari abandi yari yajyanye inshingano ze akaguma akazubahiriza. Hari umuntu ubikora rero abikoze n'ubundi inshingano agabwa zikora, ngiye ku ruhare rwanjye ngiye namubabarira. Kubera iki? Ikintu cyose abagikoze wenda niba ari abana akamenya ngo barishyura ishuri, bararya, baranywa, barambara, ibyo ntacyo bitwaye, kuko ibyo byose mu buzima rusange byose birezi kandi bibaho. Ngiyeho ku ruhare rwanjye namubabarira, n'abo bana yaba bafite nkabarera bitewe n'uko icyo nkenera mu buzima busanzwe bari kukigira gute, abari kukima cyangwa bari kugikora. None se kuvuze ngo wenda izo nshingano kizubahiriza nagirane namuhimbabazi, ubwo muri make abigukoze n'izo nshingano akazikwepa, ubwo nta n'inyinya nyine nta mbabazi, ndumva nta mbabazi zaba zirimo. Ubwo nyine wenda bishoboka nyine yibanze inshingano, kandi tuzi yuko hari abata urugo cyangwa bigira muri ibyo byose, zashingana akagira ute akazikupa zose, kandi umugore akagira ute akabasha kwihangana akarera abana, akamenya ko abana agomba kwiga, mbega inshingano nawe zikajya kuki ku mutwe we. Ubwo muri make ahubwo nawe nakumvishe birashoboka ko zashingana zikwepye gata akazibagirwa tayari, ubwo nuguhita uvuga ati nta mbabazi, ubu ibyanjye nawe birangira. Oya, uko ntago ariko mbyumva cyangwa se uko ntago ariko ku ruhare rwanjye bihagaze. Ngewe ku ruhare rwanjye bihagaze uko bihagaze cyangwa se uko mbyumva, ngewe wenda izo nshingano aramutse atazikora, hari igihe umuntu ahura n'ibibazo, ibibazo bikaba byinshi cyane. Ngiye nareba ngo ese imbogamizi zirimo nizihe zituma ntabikora, ko yabikoraga gutya nizihe mbogamizi, cyangwa se ni ikihe kintu cyaba cyaramuhinduye ku buryo adakora ibyo yakagombye gukora. Ubwo rero iyo haje kubamo icyo kintu, ni handi mwicara mukabiganiraho, umwe akavuga ikibazo cye n'undi akavuga ikibazo cye, noneho byaba byiza mukiyunga, cyangwa se mwabona bitari bukunde ari buzemo ibindi bibazo, mukaba mwabasha kugira gute, mwabasha gutandukana. Ariko si wo mwanzuro wa mbere na nyuma gutandukana, ahubwo umwanzuro waba uhari ni ukubiganiraho mukabyemeranyaho. Njye nuko mbyumva. Umwanzuro wa nyuma ni ukwicara mukabiganiraho, mukabijyaho inama muri make. Yego, ataguha umwanya ngo mubiganireho. Ubwo nyine nawe ataguha umwanya mu miganireho, waba ubona ko nta gahunda afite yo kubaka, cyangwa se waba ubona ko afite gahunda yo kujya agira gute, yo kujya yigira ahandi, nawe ugagira gute ugafata umwanzuro. Igihe umugabo ati nta mwanya afite wo kuganira, umuntu aba yibereye mu kazi, abari muri business, urabura kumbwira iby'akazi, urambwira ibyo ngibyo. Ubwo nyine nanjye mbwiye gutyo, nahita mvuga nti wa muntu tubanye nta cyizere amfitiye, nanjye icyizere cyanjye nakimukuyeho. Kandi wa mugabo utaguha umwanya ngo muganire ku by'urugo, jya umenya ko uwo mugabo nta gahunda afite. Ubwo muri make ariko buriya hari igihe ashaka kukwima umwanya wo kuganira, ukaba mw'ubwo buzima akazagera akakugarukira, ntibijya bibaho. Akugarukira aragaruka bibaho cyane, ukamwihanganira,
iyo ageze ahandi akabona icyo yagakwiye gukora ntago ari kukibona, cyangwa se uko wamufataga ntago ariko abandi bari kumufata, aragaruka akaba yakwicara akanagusaba n'imbabazi. Bibaho cyane. buriya icyiza mwabiganiriyeho mukabidiringaho mukabyumvikanaho, yabyumva akabyumva, atabyumva akagira ute akabireka, asigaye wowe ukagumya ukagira ute ukomeza gahunda zawe, sibyo? Kandi mba numva uko biri kose nawe yazagera ahari kakisubiraho ari ufite gahunda. Ariko akenshi buriya uzi yuko uza nawe yisubiraho yarabanje kubazenguruka nyine aba yarabazengurutse, ibyo ngibyo ikosa ryose rirababarirwa kandi icyaha cyose kirababarirwa. ahubwo vuga ngo wenda igihe aba yaragutesheje cyangwa se umwanya muba mwarataye aba ari mwinshi mwakabaye mugira gute mwagakoze ibindi, ariko ngiye ndumva mwakicara mugasabana imbabazi, ufite ikibazo ukakivuga, ufite inyunganizi nawe akayishyiraho, hanyuma mukareba ko ejo cyangwa ejo bundi urwo rwanyu rwabasha gukomera, aho kuvuga ngo wenda umwaciye inyuma undi n'undi aciye inyuma undi muhise mutandukana. Ntago amaherezo ari ugutandukana, ngiye ndumva ari ukubiganiraho mugafata umwanzuro kuba mwarahuye muri abantu babiri, n'ubundi byanyu mukabisoza mugize gute muri abantu babiri. Agize amahirwe uwo mwanya akawuguha birashoboka. Hari n'igihe ataguha uwo mwanya, ariko wowe nko ku giti cyawe nk'umuntu ukaba watekereza ukavuga ngo se icyangirira akamaro ni iki, inyungu yanjye ni iyihe, yava hehe, yaturuka hehe, hanyuma wowe ku giti cyawe ukiha umwanzuro. Niwitekereza nyine wenyine, ugatekereza wenyine, mutafatanyije ngo mutekereze mwese mujye ku ngingo imwe, urumva bibaho? Oya, nanone uwo muntu umeze gutyo nanone nta gahunda yaba afite kujya gute yo kubaka. Ubundi iyo umuntu afite gahunda yo kubaka mubasha kugirana inama mukungurana ibitekerezo, ariko nanone iyo ari wa muntu uba ushaka guca inyuma buri gihe nta mwanya guha, nta nubwo wagutekerezaho ngo avuge ngo ese ejo n'ejo bundi byagenda gute, nuko biba bimeze. Njye nuko naba mbyumva, ariko iyo ari umuntu ufite gahunda yo kubaka cyangwa se umuntu ukuzirikana unagukunda, ntago icyo wamubwira ntago yacyanga. Njye nuko mbyumva, njye niko kuri kwanjye, namuganiriza yabyumva tukabiganiraho bikarangira, ariko amaherezo ntago ari ukuvuga ngo umuntu yaciye undi nyuma ngo bahise batandukana. Yego, Bonne Chance arakoze cyane ndetse na Jackie batuganirije neza cyane uburyo wowe wakitwara uhuye n'icyo kibazo, ariko buri wese aba afite password yiwe yakoresha, sibyo? Kugira ngo intego y'urugo rwe ibashe kugira ute kuba yakunda, cyangwa uko wabohora umuntu wawe mugize ute mu bana. Buriya bajya bavuga ngo ntazibana zidakomanye iki amahembe. Iyo zakomanyije amahembe rero zifite ukuntu ziyeranja zikabyoroshye. Jackie we yavuze ati reka rwahita rusenyuka, ariko Bonne Chance nawe ati icyaba cyiza twakiganirira, umutima wanjye ukabasha kugira ute kubohoka, ubuzima bukagira ute bugakomeza. Ega buriya niyo waba waramuciye inyuma ukabimubwira akakwirukana cyangwa mugatandukana, ariko umutima wawe ugiye ugize ute akakwirukana gusa atakwishe ngo nawe oya ntabwo yakwica. Jureba none se ntihari abantu tujya twumva bicanye atari icyo bapfuye nk'imitungo, bapfuye ibintu bigiye bitandukanye. Ubusa n'abantu wumva buri munsi bicanye ngo umugabo yaciye umugore inyuma, ngo umugore ngo nasanze asambana, ngo nanjye ndahita mwica nanjye niyawe. Ariko ibyo ubu nagukunda kubyumva. Reka nkubwire, ibyo ni imyumvire mikeya, iyo ni imyumvire ikiri hasi. Nose ubundi uramwishe, ubundi waba wungutse iki? Nta kintu waba wungutse. Ahubwo atako yaneraga umubabaro wo muri iyi si namwica twese tukajya. Wenda nsubize Jackie ho gatoya. Hari igihe ufite kwibaza ngo wenda ese namuciye inyuma nkabimubwira, cyangwa se we yanciye inyuma nkabimubwira, wenda yanyica cyangwa se yankorera ikindi kintu kibi. Kafite noneho no kubigukorera nuko kumuciye inyuma utamuciye inyuma, bitewe n'impamvu wenda mwamufitanye zindi ariko atari zo gucana inyuma. Cyaha nini impamvu zikunda gusenya ingo ni ubusambanyi, ni ugucana inyuma. Umva nibibura hanini uzakurikirana urebe, ni ugucana inyuma akurizaho kwicana. None urundi rugero ko hari abicana bapfa imitungo, ni bangahe? Barahari benshi, ni bakeya cyane kurusha babandi bicana bacanye inyuma. Ubwo muri makeya nk'umwanzuro numva wamuciye inyuma cyangwa utamuciye inyuma, ariko buriya icyiza buriya ni ukugira ute, ni ukwifata. Kuko
ari uwaciye inyuma undi, ari uwabibwiwe nawe agira igikomere, sibyo? Waciye inyuma umugabo ukabimubwira arakomereka. Noneho n'umugore waciye inyuma umugabo we nawe agira ute, umutima urakomereka. Ahubwo rero nk'umwanzuro ni ugushaka uburyo twakubaka ingo zacu tutagendeye ku bintu byagira ute, byatuganisha kuki, ku makimbirane, kuko buriya nta kintu twaba turi kugira ute turi kubaka, twaba turimo ahubwo turagira ute, turasenya. Ahubwo nk'umwanzuro twagakwiye kuvuga ati dukoresha uburyo ki bwose bushoboka, twubaka ingo zacu, twubaka umuryango nyarwanda, abana turi burerere mw'ubu buzima bazabaho mu buzima bugoye, ariko tuba duhemukira abana ku bagize umugisha wo kubyara. Rero ndumva ari uko twe tubitekereza ndetse twabyumvaga n'abatumirwa bacu, namwe mufite uko mubyumva, asigaye Imana igira ute ibaho umugisha. Murakoze.